Sofia irimo irarekera mangu irashaka kubyara nayo ifite uburenganzira bubyara ubu ngubu yahawe n'ubwene gihugu ahantu ariko Africa has never been independent ntabwo Africa yigeze yigenga Africa ntabwo yigeze yigenga nta nubwo izindi yigenga nyavuga n'abantu benshi b'abadogiteri b'aba pan-africanist muri za Ethiopia reba ukuntu hameze Ethiopia ifite niyo gihugu cya kabiri muri Africa gifite abantu benshi nyuma ya Nigeria kuba giye gusenyuka kuriya rero ko there is no hope in sight kugira ngo byongere bitungane abantu maze kugira umwiryane n'inzangano n'iki byose mu buryo burambuye uburyo gahunda yateguwe n'uburyo antikristo azakirwa n'amoko yose n'indimi zose zo munsi y'ijuru kandi buri muntu wese akumva ubutumwa mu rurimi rw'iwabo kuko baze kubitegura hejuru hariya mu kirere bahashyize bita supercomputers nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose isi yagize imigabane ibiri abakomunisiti bari bahuriye mu cyo bita the Warsaw Pact usibye abashinwa n'abayugoslavia batari barimo ibindi bihugu by'abakomunisiti byose byari birimo bikora igihugu kimwe gikomeye cyitwa the Soviet Union ubu isigiye kuyoborwa na za mayibobo nizo zifite ijambo ubu se ntubireba erega hari abantu batareba ubu ngubu uzasanga isi ibihugu bigenda hari amatsinda inashyikiraga umurongo wa gisocialiste wabibayemo umurongo wa gisocialiste yuko ari ugomba kwigarurira isi ntabwo ari ibintu bidunguye ariko maze imyaka 10 naramenye yuko nagushije ishyano nkakurikira ibintu by'ibitafite bitani uko bari abantu ni bamwe uzi yuko cyagiye cyageze abanyamerika ubwabo bari bashyigikiye Savio bamwiyicira Angola bari bamaze kwisha icyo ko bashaka kwikora bari bamaze gushyira ku murongo none se kuki yishwe n'abanyamerika bamushyikiraga ntishwe n'abarusiya bamurwanyaga abanyafrika ntidutekereza niyo tumaze kurya tukanywa akayoga musururu basi ushyiraho idini rimwe leta imwe n'ifaranga rimwe ni iki cyaba cyishima y'ibyo niyihe ntego Satani wowe utekereza abashaka kugeraho ikintu cya mbere Satani ashaka gukorera umuntu intego yacyo mu Burayi hariyo inzego ebyiri z'imyumvire cyo bita Eastern mysticism and Western humanism imitekerereze gikonikoni y'Iburasirazuba n'imyemerere yo ishingiye ku kwiyemera kwa muntu y'Iburengerazuba iyo bihuje rero bikora ikintu kimwe iri guverinoma igiye gutegeka isi ntabwo izaba bisa nka leta nk'iy'abanyamerika cyangwa abanyaburayi izaba isa n'iy'abakomunisiti b'Abarusiya n'Abashinwa none leta izaba iri communistic fascist and dictatorial komunisme yarateguwe rero igomba kugaruka noneho bya bindi byakozwe na Joseph Stalin bizakora isi yose iyoborwa n'abantu badasobanutse ese Sudani kuki bayiciyemo kabiri Sudani kugira ngo bayishwanyuze bagomba kwicamo kabiri kandi Kongo ntibashobora kwicamo kabiri kubera ko Kongo yo nta kibatwaye barayimo barayisahura kandi kwisahurira hamwe nibyo byiza Sudani kubera bari abarabona bari abantu iza kuba igihugu gihawe amahoro cyajya kuvamo igihugu gikomeye cy'igihangange muri Afrika ubundi igomba kugivamwo matière primaire primary materials zigomba kuva muri Afrika hanyuma bagira igihugu bakamera batesi bo bagapfa niyo gahunda badufitiye hari abajya badusetsa ngo bashaka gushyira East African Community mu ntebe n'igihugu kimwe Federation East African Federation wapi ntabwo bishobora gukunda kuko wabajijisha nukoraho ya mipaka se badushira bazamenya batera wowe urava urajye niyihe ntego Satani afitemo muri ibi ngibi ese niyihe impact byagira ku kiremwa muntu ku ruhande rw'umwuka rw'ubugingo ko cyane ibi byose tuba tubivuga dushaka kugira ngo abantu bamenye ukuri batazarimbuka kandi abantu bazarimbuka ni abantu badafite ubugingo buzima imbere y'Imana ahubwo tubwira abantu ngo bahungire muri Kristo bamwizere kugira ngo naza iriya si nshya y'amahoro Imana yaduteguriye yaturemye abangaba bashaka kutwangisha no kutuyobya tuzashobore kuyijyamo tuyituremo abantu bave mu byo bamenyereye tugomba kuba kwisi tukaba tukarongora tugasaza tugapfa no simaze gupfa ibyo biba bigiye kuki abantu ibi bintu babaye hariho inzira yindi yo kuzabaho tunezerewe bayumvise kandi ko bivugwa n'Imana yaturemye bikaba mu gitabo cya Bibiliya agatsinda igitabo barakireba ngo ibyo byanditswe n'abantu ngo ni by'Abaroma ngo Yesu yahimbwe n'Abaromani ugasanga ibintu biraho Satani agomba kugira abo yisasira none si inzira y'igihogere Yesu yahanuye si iyo ngiyo nyine tureba abayinyuramo ni benshi kandi barajya mu irimbukiro inzira ijya mu bugingo buhoraho irafunganye kandi iraruhije yewe n'abayinyuramo ni bake ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga abafite ikimenyetso cy'amaraso turabasuje nshuti bavandimwe bene data abakunzi bacu mwese mukunda AYALONI TV shakira y'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi reka tubabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe tunejejwe cyane rero nuko mufata umwanya mu kumva ibiganiro byiza bitambuka kuri AYALONI TV
kandi turababwira ngo mukomeze mubane natwe kuko hari byinshi tuzagenda tubagezaho kugira ngo turusheho kunguka cyane no gushyigikirana no gufashanya mu by'uru rugendo mu by'inzira turimo igana mu ijuru. Uyu munsi rero murabona turagarutse na paseri wacu, ngira ngo murimo muramureba, kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Menya nibi, reka tumuhe rero abanza basuhuze, hanyuma namara kugusuhuza adufashe dusenge twinjire mu kiganiro. Imana iguhe umugisha. Pastor, turabasuhuje rero mugira amahoro y'Imana. Reka mwongere musuhuza abadukurikiye kandi n'abashyashya baba badukurikiye bwa mbere mubibwire hanyuma dukomeze. Murakoze. Ndabasuhuje mwebwe AYALONI. Nubwo turi mu bukonje bukomeye hano, ariko turashimana ko mwashoboye kwitwikira, tagize intege nke mwageze muri ubu bunyerere n'intoza n'ibindi byose n'ubukonje mukatugeraho. Turashimana ko yaduhaye imvura, tumaze igihe kirekire dufite ibibazo. Ndabashuhuje cyane rero. Hanyuma rero shubuniye umwanya wo gusuhuza n'abandi bene wacu bavuga muri Kinyarwanda, abari mu Rwanda, bari mu biyaga bigari, abari hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afrika, n'abari hirya no hino ku migabane yose Imana yaduhaye ikikije, iri muri iyi si ikikijwe n'amazi menshi. Noneho n'abari mu birwa nabyo bizungurutswe n'ayo mazi. Tubona abavandimwe dusuhuza bari muri kirwa cya Madagascar, cyo ni kirwa cya bugufi. Abari mu birwa nka Sao na Principe, ibirwa bya Zanzibar n'ibindi birwa biri hirya no hino bikikije umugabane wacu. Hanyuma rero no n'abari kure nk'abari mu kirwa cya Taiwan, dufite benshi bariyo, mwene data kuri turamusuhuza, n'abandi benshi nakwirwanya mu mazina yabo. So rero Imana ibaho umugisha, muri umwanya wo gusuhuza abo dusangiye ururimi. Urya dufite ururimi rumwe ariko rufite icyo bita dialects zirutandukanya, nk'abarundi, abanyamurenge, abapfurero, abanyendu n'ababembe. Tutibaje n'abayeni bacu b'Arwandafone bari muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abafumbira n'abahororo, n'abene bacu bitwa abavandimwe bari mu gihugu cya Uganda. Abo bose turabakunda rero, tutibagiwe n'impunzi ziri mu makambi hirya no hino muri kano karere, zumva kandi zikavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ko nazo zidusuhuza, zaba iz'Abanyarwanda, iz'Abarundi, iz'Abanyekongo se, abo bose barahari. Turishimye rero, turabashuje tubifuriza ibyiza, tutibagiwe abahana bahangaza bo muri Tanzania. Imana ibagirire neza mwese rero, turabakunda, murakoze. Reka twiragize umwami Imana, uhoraho Mana yacu ikomeye kandi Imana igira neza. Izina ryawe rihebuje byose, turarigushimiye uyu munsi. Izina rya Yesu Kristo ryo twahawe kugira ngo dukirizwemo. Turanezerewe kubwe, niwe waje, yaba ataraje sinzi uko isi bimeze, n'ibyiringiro bya bamwe sinzi aho biba biri, ariko yaje kugira ngo atubere umucyo kandi atubere n'irembo ryo kurokokeramo, nk'uko mukundwa Yohana yabivuze mu gice cya 10 ku murongo wa 9. Turanezerewe Mana, tugushima cyane kandi tugusaba kugira ngo udushoboze, udutegekesha umwuka wawe wera, kugira ngo tuyobore mu nzira y'ukuri, hamwe n'ibi tuvuga n'ibyo tugiye gusangira, kuko tubihuza n'ijambo ryawe ry'ubuhanuzi. Uhishurire benshi ubwira bukubiye muri ibyo tubaganiriza, kugira ngo bashobore kurokora ubugingo bwabo, kuko turi mu gihe kibi kandi iminsi irarushaho kuba mibi kandi irarushaho kwihuta. Ushimwe kubw'imbabazi zawe kwemeye kubidukorera, tubyambarije mu izina ryawe rero Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Uyu munsi ngira ngo mwaduteguriye ibintu bikomeye cyane kandi biryoshye abantu bagiye kumva, nkuko mwari mwabivuze mu kiganiro cy'ubushize igihe twavuga ku birebana n'indwara z'ibyorezo, ariho twagarutse kuri urukingo rwa coronavirus ndetse n'indwara coronavirus. Mutubwira ko hari intego 21, mwatubwiye ko hari intego 21 zateguwe na Illuminati, zigashyirwa ku murongo cyangwa zigategurwa n'akanama k'abantu 300 kugira ngo bakomeze babikurikirane niba izo ntego ziri gushyirwa mu bikorwa. Uyu munsi rero ndibwira ko abadukurikiye turabasaba kugira ngo mukurikire. Ubu dutangiye ikindi gikomeye cyane kizi ntego 21. Turashaka kumenya uburyo isi iteye, uko ihagaze, n'igituma Imana yanikishije ijambo ryayo, yaba ubuhanuzi,
ese ibyo abahanuzi bahanuye muri Bibiliya ntabwo biri kudusohoraho, ndetse n'ubutumwa intumwa zavuze. Niyo ntego tuba dushaka kureba isi turimo uko tugomba kwitwara, ndetse n'uburyo Satani ifitiye umugambi ukomeye. Kandi iyo tuvuze isi tuba dushaka kuvuga abayituye, kuko Satani arwanya abantu ntarwanya ibintu. Rero niyo mpamvu twinjiye muri izi ngingo. Pasi, tubahaye ikaze rero kugira ngo dutangirane n'izi ntego 21. Murakoze. Umaze ndibure ko abadukurikira maze kutumenyera, dukunze kubuhuza Bibiliya n'ubugome buriho ku isi, kuko ubuhanuzi bwa Bibiliya hari icyo butunga agatoki, kandi gitunga agatoki dukwiriye kugitekereza. Hari abantu benshi babigeraho bakibwira yuko ari ibintu bitariho bizaza ikindi gihe, ariko twe tuvuga yuko biriho. Turasoma muri Daniel ubuhanuzi bwe igice cya 8 umurongo 23. Hari amagambo agira ati, icyo gihe ubu bwami buzaba bwenda gushirira, kandi abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya bitamenyekana zima. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera, azagira imigambi ituma bashishwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ngo ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Ubu ni ubuhanuzi bw'Imana, kandi mu ncamake ariko buvuga ibintu byinshi kandi bikomeye, ari byo tugiye gusangira. Turebe uwo mubisha wishyira hejuru ibyo arimo gukora. Harimo kurimbura abantu, harimo ubwicanyi, harimo uburyarya. Icyitonderwa kiruta byose ni ibintu bibiri by'ingenzi hano. Icya mbere, imbaraga ze ntabwo ari ize. Ubu ni ubwami bwa Roma bwahanurwaga, ntabwo izi imbaraga ari ize. Uwo mwami w'umunyamwaga niwe wasimbuye ubwami bwa 4, ubwami bwa 5 ku isi, ari ubwami bwa Roma bw'Abagiriki, kandi nibwo bwanamubyaye. Niyo mpamvu ubu afite ishusho y'ingwe. Niba ari uko bimeze, ntazagarukira aho ngaho, afite ubukana, kuko imbaraga atari izi, imbaraga ni za Satani. Azahaguruka no kurwanya umwami w'abami. Ayo ni amagambo akomeye. Umwami w'abami ninde? Ni Yesu Kristo. Ngo ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Igitangaje aya magambo, Yohana nyuma y'imyaka irenga 500 nyuma ya Danieli, Yohana yaje kubivugaho nawe. Avuga kuri ibi bintu mu magambo dusanga mu byahishuwe 17 umurongo wa 14, cyangwa se duhereye ku murongo waho wa 12. Haravuga ngo, ya mahembe wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe n'aya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama bahaya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Abo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranyijwe, kandi bakiranutse, nabo bazayinesha. Haleluya. Aha ni ibyiringiro byacu biri. Ni ukuvuga ngo twugarijwe n'icyago gikomeye cyane. Tumaze kumva azica bera, azakora iki. Ibi ngiye abantu bazi yuko, cyangwa se babifata mu buryo amadini abyigisha ukundi, ariko giye ishurwa mfite nuko bino bintu biriho byaratangiye, ari byo tugiye kuganira. Kuko kurwanya umwana w'intama w'Imana twumvise, kandi no gushaka tubonye yuko hariya Daniel yabonye yuko azahagurutsa no kurwanya umwami w'abami, kandi ahangaha tubonye yuko nanone byongeye gushimangirwa na Yohana yuko afatanyije n'abami 10 batarima, ariko ubimye bahari, arimo arakora umurimo ukomeye. Ari byo byibinyi bitubona. None se pasi, uyu mwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana yaba arinde? Umwami umenya ibitamenyekana ni ubwami bwa Roma. Ubwami bwa Roma bamwe babwitiranya, bavuga ko ari ubupapa, abo nabo bafite uko babivuga, ariko giye si bitandukanye, kuko ubwami bugira
bugira ibice bibiri by'ingenzi. Ubwami bugira iyobokamana. Nta bwami bwabayeho butagiraga iyobokamana. Ntabwo. Noneho iryo yobokamana uko baryemera, uko barikoresha ribaha imbaraga. Duhereye kuri Egiputa, abantu be nabo bakoraga ibitangaza barwanya Mose. Noneho rero ubu tutagombye kwizurutana muri ibyo, n'Abaroma niko bakoze, nabo bagiraga ibigirwamana. Ubukristo buje banze kuyoboka inzira y'Imana, ahubwo bemera kuyihishamo, bafatanya mu buryarya. Ari bibi twumvise, bifatanya n'itorero ariko mu buryarya. Itorero rirasenyuka, rihinduka idini. Ibyo ariko byumvikane ko itorero rya Kristo ryo risenyuka. Hari abasigaye kandi nabwo barahari. Noneho rya shoro rusange y'ubukristo, aho kugira ngo ikomeze ikomeze inzira y'agakiza, kuko idini bivuze inzira, ahubwo buhinduka inzira y'ubuyobe iganisha mu kurimbuka, kuko havanze mu bupagane. Ibyo nibyo bimaze imyaka 2000 turwana nabyo. Abenshi bagiye bapfa bishwe n'idini baruta abishwe n'intambara zose zabaye ku isi. Bahorwa, hari abazarimbuka, hari abicwa mu buryo bugaragara, ndavuga kumena amaraso, hari n'abicwa mu buryo bw'ubugingo bakizera ibitari ukuri, herezo ryabo bakazarimbuka. Abo rero nabo ni benshi. Niyo mpamvu mvuga ngo ikiyobokamana ryisha abantu benshi kuruta abandi bishwe n'intambara n'indwara zabayeho ku isi, haba mu bugingo cyangwa mu ki cyangwa mu buryo bufatika bw'umubiri. So rero ubwo nicyo navuga. No kuvuga ngo uyu mwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana Daniel yahanuye bwari ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma. Hanyuma ibi bitamenyekana ni ibiki Abaroma bazi bamenye? Ibi bintu uyu mwami yamenye bitari bizwi, bitajya bipfa kumenyekana. No kuvuga ngo ibitamenyekana ni ubwiru bwabo. Hari ibyo bazana n'ibyo bazi twe tutazi nk'abantu kugeza na none. Nkwe nk'urugero, nka bino bintu bya tekinoloji tubona ni ibintu bari bisanzwe bafite, bagenda batuzanira mu byiciro. Ibyo ni ibitamenyekana ko ntabwo byamenywa n'ubwenge bw'umuntu, ariko bo barabizi. Bazi no kuvuga ngo gukora kwa imbaraga za gikonikoni na tekinoloji burya bifitanye isano. Bifitanye isano. Gusa ibya tekinoloji aho byorohera byo bitandukanye na biriya, byo nuko bikorwa bikijizwa mu bantu, abantu bakabisohoza bakoresha ubwenge bahishuriwe. Bya gikonikoni cyo biba mu mwuka, bikagira abantu babikora, noneho bikaba n'urujijo ntagire ubimenya, biba mu bwiru. Noneho ibi ngibi byo biragaragara n'abantu tukabijyamo tukabikurikiza, ariko dukurikiza ubwenge bw'abadayimoni kandi ubwenge bwa Satani. Niyo mpamvu babikurikira n'ababyemereramo bituma basuzugura n'Imana, ndetse bakemera yuko ubwabyo tekinoloji izaduha ubwacu kuba twarema nk'umuntu, kuko rero baremye amarobo nk'abira byo bita Sofiya. Ubu Sofiya irimo irarekera amangu irashaka kubyara. Nayo ifite uburenganzira bubyara. Ubu ngubu yahawe n'ubwende gihugu ahantu. Ya indi yaje hano mu Rwanda. Yarazerereye bukeye, hari aho bayihaye ubwende gihugu. None biravuga ngo irambiwe kuba yonyine igomba kubyara. No kuvuga rero biriya ni bitamenye, n'ubwira bukubi hariya ntabwo wapfa kubitekereza ngo birebe. Ariko n'ubwenge buhanditse burenze kumenya ko umuntu gutekereza kwe. Ariko tukabyakira twarabikurikira tutazi ibyo ari byo. Icyitondero nuko bihakana inzira y'Imana ku buryo bugaragara. No kuvuga ngo uyu mwami w'umunyamwaga umenye bitamenyekana, ibyo bitamenyekana ko mu bitubwiye, nibyo mwaba mugiye kutuvunguraho se kuri ibyo bintu bafite by'ubwiru bitazwi. Oya, hanga tugiye kwereka umugambi w'intego 21 bafite muri kinyejana cyangwa 21 zo gusohoza imigambi dusomye hariya yo kurwanya Kristo. Kurwanya Kristo ni byose bakora kugira ngo abantu Kristo yo kumenyekana nk'inzira y'agakiza mu isi. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ni ukwica no kurimbura, bikubiye muri uyu mugambi. Uko nabusomye biri kuyumvise neza uko avuze, azica benshi, azarimbura benshi bitangaje, kandi azarimbura benshi ngo biraye. Abantu biraye baraho batazi ururo n'icyatsi, badafite n'umwete wo kubaza. Amadini ashuka ngo biriya ntibyari byaba ngo bizaba itorero ryaragiye. Abantu benshi barashirira muri icyo kintu.
so bashaka kuvuga yuko ngo ibyo bizakorwa mu myaka 3 n'igice gusa ngo itorero ryaragiye ngo abazasigara ku isi. Ariko ntibamenye ngo izi mpfu ibi byago bidutegurirwa aha ngaha ni byinshi kandi birategurwa duhari. Niba bitegurwa duhari kandi itorero ryaragiye ngo twiririre ahanga none shaka kuvuga rero turabona ibintu bikorwa mu ibanga abantu batazi kandi birakorwa abantu barasinziriye ntibazi yuko birimo bikorwa kandi birakorerwa bo kugira ngo barimbuke. So rero ubwo natangira n'intego ya mbere. Intego ya mbere n'intego ya rutura pase wenda tubace mu ijambo gatoya. Izi ntego mutubwiye zateguwe na Illuminati ryari ubundi kubera ihe mpamvu? Tubaza kureba Illuminati igihe kimaze. Illuminati imaze imyaka 240 irenga. Ubwo ndavuga iyo ivutse, ariko ibitekerezo byayo byahozeho kuva kera. Satani niwe wayiremye, niwe wayizanye. Ariko yo kugira ngo ivuke ku mugaragaro itangira ikore byatangiye mu 776 nibwo abafurimasoko bari basanzwe bahari. Inyigisho zabo zigishijwe n'abantu ku mugaragaro, kuko gahunda yo gushyiraho ubwami bwa Antikristo ku mugaragaro nibwo yatangiye. Abantu rero batoranyijwe mu bantu, mu banyeshuri, mu banyabwenge, baragiye bajya kwiga mashuri y'abafurimaso, biga ibintu byinshi mu cyo bise New World Order Program. Batangira rero icyo bita iyo New World Order Program, ni gahunda yo gushyiraho isi nshya. Muri Bibiliya tuzi ko hari hishya bari abantu n'abahanga, hari isi nshya yo gukiranuka kuzabamo. Petero yavuze nabo rero barabizi, nabo bafite yabo nshya. Ni ukuvuga ngo Satani nawe ubwo akora fotokopi y'iby'Imana. Yes, aravuga ati bari abantu bafite isi nshya bashaka gushyiraho kandi yahanuwe. Iyo si nshya rero hari abazayibamo, ariko natwe isi nshya yacu reka tuyishyireho, kandi iyo si nshya igana ku kurimbuka. Noneho rero Satani ntazaba wenyine amaze gucirwaho iteka. Yesu yamwise ngo umwami w'iyi si. Yamaze pase iyo si nshya nk'uko mutubwiye ngo ni New World Order. Ibizayiranga ni nk'ibihe? Yaba ari ibi ngibi se mujye kutubwira? Bimwe muri byo ni ibi cyane cyane. Ubu tugiye kuvuga ku byerekeye iyobokamana. Ni ukuvuga ngo ikintu batangiriyeho mbere na mbere ni iyobokamana. Hari ikintu cyo twita Blue Beam Project, cyo kivuga mu buryo burambuye uburyo gahunda yateguwe n'uburyo Antikristo azakirwa n'amoko yose n'indimi zose zo munsi y'ijuru, kandi buri muntu azakumva ubutumwa mu rurimi rw'iwabo kuko baze kubitegura. Hejuru hariya mu kirere bahashyize bita super computers, gigantic computers, n'abasovieti nibo bazishyizeyo. Abasovieti ngira ngo urabyumva. Ubumwe bw'abasovieti ariko bwarasenyutse. Ariko gusenyuka kwabwo hari impamvu, ntabwo bwasenyutse nk'uko abantu babitekereza. Oya, ahubwo habayeho ibyo bwagomba gukora bwari bumaze kubikora, bishyize ahagaragara, babukuraho kujijisha. Ariko nubwo bagiye kugarura iriya mikorere ishingiye kuri filozofi za Lenin, kugira ngo ziriya za bloka, icyo bita ngo ni alliance blocks mu cyongereza, ibihugu biri OTAN cyangwa NATO na biriya byitwaga the Warsaw Pact countries. Abaza amateka byo nibo babimenya, mwe ntimubizi. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, iyi si yagize imigabane ibiri, abakomunisiti n'abakapitalisiti. Abakomunisiti bari bahuriye mu cyo bita the Warsaw Pact, usibye abashinwa n'abayugoslavia nibo batari barimo. Ibindi bihugu by'abakomunisiti byose byari birimo bikora igihugu kimwe gikomeye cyitwa the Soviet Union. Zari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti by'inyarwanda, zari Repubulika 15.
harimo ziriya za Ukraine, za Georgia, za Estonia, ariko ubu ngubu zarizana ziriya za Uzbek, you know, ariko bakaba biyunze ku Uburusiya bwabaga ari nkabwo chef wazo, ariko ubu zabonye ubwigenge. Uburusiya bwongeye gusubira uko bwari buri. Icyari kigamijwe ariko cyarasohojwe ko communism yarageragejwe, baravuga ngo rikihagarare, biriya bihugu babiha ubwigenge, OTAN irasigara. None ubu ngubu OTAN iragenda ifite ibibazo ubu ngubu. Abongereza bavuye buriya mu kuva mu Burayi, n'Abanyamerika n'Abanyakanada n'Australia bavuga ururimi rumwe rwacu rw'icyongereza, barashaka nkaho bashaka gukora ka alliance kabo. Abanyaburayi bafite icyicaro cyabo mu Bubiligi, Buruseli, nabo basa nkaho bashaka kuba ukwabo, ariko ntabwo byo bikuyeho NATO. Ariko icyitonderwa, imbaraga z'iburasirazuba zigiye gukomera, kuko Ubushinwa bwanyuze kuri Amerika mu butunzi. Ubwo birasirazuba ni mu kiye gice? Ni ukuvuga ibice bya hari Abasoviyeti, ubu hari Abarusiya, hakaba abantu bo muri za Abarusiya n'Abashinwa, za Korea, ibihugu bimwe nka za Iran, bya hano mu burasirazuba bwo hagati birakora ikintu kimwe kandi bifite imbaraga nyinshi cyane. Ndetse nibwira ko mu myaka nka 10 bizaba biteye ubwoba cyane, kuko bariya bo baragenda bamanuka bacika intege. Abana b'Iburengerazuba baracika intege, ntibabyara, ntaki, ekonomi zabo zigiye kumanuka cyane kandi bagiye gupfa cyane, kubereza indwara n'izi za corona n'ibindi byinshi. Noneho hari n'uwabihanuye ariko sishaka kumwemera, ni ikintu numvise avuga ko muri 2024 Amerika izaba imaze isigaranye abantu 150,000 kandi ufite 300,000. Ubwo se yashaka kuvuga ko abantu bazaba bapfuye? Niko avuga. Bishwe n'iki se? Nusera badashize, ubu si ibyo byakora bazari ibyo byo kugica abantu. Wende ibyo kati tujya muri ibyo biraza gusa nka hari ibitekerezo. Baze wenda reka tugaruke gatoya. Waruvuze ngo ibyo bihugu mu kwishyiramo ngo bigiye gukora ikintu gikomeye, nk'ikintu gikomeye utekereza bigiye gukora nk'iki? Hari intambara igiye kuba yahanuwe n'umugore cecuru hano muri Norvege. Hari ibintu yahanuye bikomeye kandi ibintu bisohora. Yavuze ko mbere y'uko iyo ntambara iba, abantu benshi bazajya bava mu bihugu bikennye bajya mu bihugu bikize, kandi dore baruzuye, niyo bari basigaye bajya. Yaravuze ngo numara kugerayo bakaba benshi, bazangwa urwango rukomeye kandi bagirirwa inabi iruta iyo abanazi bagiriye Abayahudi cyane. Iyo ntambara rero hanyuma y'ibyo hazabaho intambara ikomeye, iyo izatuma Uburayi buhumana cyane, kubera imbaraga za nuclear bombs. Hazavamo imyuka ikomeye mibi, abantu bahunge mu Burayi ahubwo bashaka kuza no muri Afrika. Nibagera inahangaha bazahuruza, bazasanga hano hari urwango rubi rubanga. Ibyo ngiyo bizarangirana nuko isi izaturwa n'abantu bamayibo bari bayobora. Ubu isi igiye kuyoborwa na za mayibo nizo zifite ijambo, nk'uko ureba byatangiye hariya. Ubu se ntubireba, erega hariya byari batareba. Ubu ngubu uzasanga isi ibihugu bigenda hari amatsinda y'ibyihebe niyo afite ijambo kandi afite imbaraga kandi ntatsindwa ku rugamba. Reba nka za mayimayi ziba hano muri Kongo, urabona se hari umuntu ushobora kuzitsitsura? Ntabwo zishoboka. Ariko zibarase zifite imbaraga nyinshi. Igisubizo ni oya. N'iyi mitwe reba y'ibyihebe. Ejo nakurikiye umugabo agavuga ijambo, ndamwumva, bamwita Professor Patrick Onyango Lumumba, ni umuntu ukomoka muri Kenya. Yavuze ijambo, yavugaga n'umuntu w'umpanafricanist. Birasinya nemera yuko bifite igisubizo. Aravuga ukuri ariko ni nk'ibyifuzo, avuga uburyo Afrika ikwiriye kwifatanya. Aravuga ngo mu myaka 25 usibye ko yashyize kera ngo Afrika izaba yarongeye gukolonizwa. Aho ngo akaba avuga icyo ataziho ko Afrika ntigeze nigenga. Niko cyo namusobanurira mubwiye, ariko ko ari professor nyine ntiwapfa kumuvuguruza. Turakurikira professor ku rwego rukomeye ni nk'abadogiteri bese. Ariko Africa has never been independent. Ntabwo Afrika yigeze yigenga. Afrika
ntabwo yigeze yigenga, nta nubwo izi nigenga. Nyavuga n'abantu benshi b'abadogiteri b'apanafricaniste, ariko yavuze ikintu ndacyumva. Yaravuze ngo ibihugu byose ari bitondagura, avuga yuko byose birimo akajagari, cyo bita conflicts. Avuga Somalia, Sudani, Libya, iyo ni Afrika yose avuga. Kandi abona hano ko bavuga za Nigeria, za Niger, za Mali, za Burkina Faso. Mbese yavuga kuvurigiza ubwoba za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buriya no Burundi niko bumeze. Reba za Mozambique, reba za Cameroon, reba za Chad, Central African Republic, Sudan, yaba ya ruguru n'iyepfo. None se hari amahoro ahubwo ni he? Ubwo Afrika se ntibirangiye? Reba hariya mu ihembe rya Afrika uko bahita. Mu ihembe rya Afrika urahazi? Muri za Ethiopia. Reba ukuntu hameze. Ethiopia ifite niyo gihugu cya kabiri muri Afrika gifite abantu benshi, nyuma ya Nigeria. Kuba giye gusenyuka kuriya rero, ko there is no hope in sight kugira ngo byongere bitungane. Abantu maze kugira umwiryane n'inzangano n'iki byose, kuko nibo bwa mbere bagiye gupfa none iby'amoko muri Ethiopia. None se byaratangiye no se niba ureba abantu bari bitwa abatigrinya, abatayigri, tigrinya n'ururimi rwabo ni bake, bangana nka 7% y'Abanyethiopia, ariko bamaze gufatanya n'abitwa ba Oromo. Oromo n'abantu benshi cyane bangana na 40% y'abantu batuye Ethiopia. Urumva baranga bagiye hagiye kubaho urwango hagati yabo. Aya moko uko ari abiri bangane n'abandi cyane cyane bayobowe n'abitwa ba Amhara, nabo ni benshi cyane bangana nka 25. Ari nabo kera bashingiye ku bwami bwa kera bwa Ethiopia. Abo rero niba banganye, abantu batagira kurya umwiryane ushingiye ku moko, igihugu kizaba gisigaye. Kandi biraterwa n'umugambi nawe wateguwe. Ndakwereka uko isi ikomeze. Noneho rero nibyo ibihugu bwiye uko bingana. Muri Afrika y'Epfo niko imeze, irimo umwiryane ushingiye ku moko, abazungu n'abirabura. Ibihugu mbese bigaragara ko byakaba byo bikomeye. Reba za Cote d'Ivoire byazibayemo. Abanyafrika twese, igihugu nko muri West Africa gusa, igihugu kiri aho tubaho gituje nka Ghana yonyine. N'ahandi hose hajya za Sierra Leone, zasenyutse, buriya za Liberia zirimo ziromora ibisebe, nta stability hari. Pase ubuze muri Guinea za kudeta barakubita baragira biriya bigaragaza stability. Ngo batarwana batari mu mitwe irwana, ariko no gufata za leta ukazihirika, ibihugu bigahaguruka ngo mwavanyeho demokarasi ngo nimuyisubizeho. None babandi bagatangira kuba mu bibazo uburyo umuntu yamaze gufata leta, kandi ukamubwira nk'ubwira umwana ngo aho ngaho have, kandi wenda yagiye kubera impamvu hari abandi bamubwiye. Uzi icyo ushaka gukora, watangira kugira ubwoba. Areba nta imbere mu gihugu ntafite amahoro no hanze, icyakora no gusahura igihugu. Ati kavane mwakangi n'ubundi ibisi byanjye abandi nibaza no bazabatangirira hamwe. Ariko na Tanzania iratuje pastor. Ya muri East Africa, Tanzania navuga ko ituje, ariko se Tanzania yatuze ite? Ashobora barayiciye. Urumva mujye mureba gutuza ibyo ari byo. Imaze ko yarigiye ku murongo mwiza wo gukorera abaturage, yagiye byakora yari yabya. Ariko dore ko bayigize utwo baciye se n'uwe. Ese nibishe Magufuli. Ariko bavuga ko Magufuli yishwe n'indwara. Magufuli hari abashinwa babwiye umugabo w'umurundi uba muri Australia, baramubaza bati ahaturuka muri Afrika, arababwira ati ni Burundi. Bambaza aho Burundi buhereye, arabavuga ati Burundi igihugu gihana umupaka na Tanzania. Ati naho nanyuze. Bati wowe Tanzania urayizi? Niho wavuye? Baramubwira ati sha, bati Afrika igize abandi bantu nka batanu biga nka Magufuli, twego bashino twahomba, twahita dutaha neza. Bati atari ko buri abari bamufite nibo banamwisha. Ubwo se twavuga ko abashinwa aribo bamwisha. Rega isuku imeze icyo mfabwira ngo banze. Isi iyobowe n'ibihugu 10 byahanuwe, abami 10. Abashinwa rero barimo muri ibyo bihugu 10 bitegeka isi, kandi bikorera mu ibanga ngo bazahuza umutima. Iyo tuvuze ngo bazahuza umutima, se bivuze bazahuza umutima bakorere Satani mu kurwanya Kristo no gutsemba ibye. Base tugarutse gatoya inyuma,
wavuze abasoviyete ngo bashyize computer mu kirere bashyize mu ryari urongera uravuga ngo antikristo ngo naza isi yose mbega ngo abari mu isi bose baramwiteguye kandi mu rurimi azavuga abantu bose bazamwumva muri buri rurimi rw'igihugu ibyo bintu wabibwiwe n'iki ibyo bintu bikura he Jesu bitabo erega hari ibintu by'abantu bagomba gusoma ntibabyumva je mfite ibitabo byinshi ari igitabo ndimo nsoma nacyo cyitwa Paving the Road to Hell. Ibyo ni ibitabo nsoma ariko bigahuza no guhishurwa afite kuko bihuza na Bibiliya. Aha rero abantu benshi ko nta muntu ujya muri ubwo bushakashatsi kubona ubushakashatsi gushaka umwuka w'Imana kandi umwuka w'Imana no ukamenya ibiri mu isi ntabwo nabikubwira mu kanya gato gubyumve kuko umuntu yumva iki muri mwe ariko gusa iyo bivuze abantu bafite ubwenge barabibona bakabona ibyo bivuze ikigenzo nuko nabwo ibyo mvuga ndabeshya ese ibisohoka mu isi bisohora babona n'amaso yabo barumva bakeka ko byikora hari abantu nabonye bandika amakomantere kandi maze kubabona kenshi babanga ariko kuki uyu mupaseri yibanda kuvuga ku bintu bibi ngo Satani agiye guteza mu isi ugasanga agakora kuri Satani ntavuga Yesu ati ubu ntiyabaho ari we mu fremaso wa nyawe ahubwo uza gutanga amakuru nawe bavuye muri izo nama iyo bari no kuvuga Yesu babashaka erega buriya ntibamuzi buriya umuntu ujya ngo avuge icyo atazi nabyo ni ibibazo umuntu kuvuga Yesu agomba kuba muzi iyo utamuzi uvuga ibye ubu ushaka kuvuga ngo ibyo babimenye nk'ubu Yesu babashaka nuvuga Yesu ubaha abagore Yesu ugiye kubaha uburumbuke muri make bavuga biheko y'Imana yakuzeho Yesu utanga imodoka Yesu utanga amazu Yesu ubeshya akabwira yuko abantu bari amahoro kandi nta mahoro ahari nibwo buhanuzi bwa Bibiliya bwa kera buriya umuhanuzi Yeremiya yaje guhakana n'utoga Hananiya mwene Azuri umwe akashaka kubwira abantu ibibabeshya kandi akabahumuriza mu binyoma ababwira ngo reka bari abantu bagiye Babyloni bagiye kuvuga muri byagazwe n'umwe kumva Yeremiya ibyo babwira ngo arabatera ubwoba Yeremiya arababwiraga ngo mwihingire inzabibu mwebwe abari Babyloni imyaka 70 itarashira ntabwo muzagaruka inaha kuko Uwiteka niwe biteguye unatereka ngo ibintu by'ubwoba ariko badutera ngo wapiwe ubwoko bw'Imana ngo ariko batubwiye duhesha amahoro wa wundi arahaguruka aravuga yuko mu myaka 4 ibintu bimaze gutungana ngo nibyanya n'abanyazwe n'abagiye ari imbohe ngo n'umwami Yehoyakini ngo nazagaruka ku ngoma igihe bari baramutwaye icyo byakoze ahubwo Uwiteka umwaka utaho umuhanuzi Imana n'ubwiye buzapfa kuko ugomeshereza abantu bandi nguvuga iby'amahoro nuvuga iby'ukuri byavuye mu kanwa k'Imana nindi ukwiye kuba yakumva so reba ngaba bashaka kuvuga Yesu bamenyerejwe Yesu ndamibona ngiye mbona n'abantu benshi bavuga batyo ubuyo nta tubwira Yesu bazi yuko Yesu n'ubundi babwira ngo Yesu gutabara Imana irambwiye ngo ugiye gutabarwa ibyo bintu sizi nuko navuga kuko kubivuga nta byitoje biravuna base wenda aho tuwacomoke mu cyifuzo ngize no kuzatuganiriza kuri iki kintu kirebana kuko n'inshuro kabiri kivuze ki computer yashyizwe mu kirere n'abasoviyete kuri uyu antikristo zaza ibihugu byose bikamwumva mu rurimi rwabyo iki kintu ugenda ugicaho ugihushura turifuza ko mwazakituganirizaho kandi buriya ni muntu kandi muzabitubwira neza hanyuma tugaruke mwari mugezaho mudusobanurira iri minate uburyo yavutse n'uburyo noneho bateguye izo ntego 21 muri izo ntego 21 ibyashyizwe ahagaragara mu dogiteri John Kuri akaba byanditse mu 1943 bashize igihe noneho akagaragaza ibyo bintu yabivuze imyaka 28 irashize abisize ahagaragara avuga ko kandi byavuze n'ibyo bigaragara araba to establish one world government new world order with a unified church and a monetary system under their direction arashaka gushyiraho idini rimwe na leta imwe noneho bagashyiraho ifaranga rimwe ibyo bintu barashaka kubishyiraho muri wa mugambi wo gushyiraho isishya bo bashaka iyo sishya rero urumva yuko yabanye na Kristo
icya mbere leta imwe rero dukeneye ubwami bwa Kristo niwe mwami wa kutegeka impamvu ashaka gushyiraho leta imwe icyo bivuze leta ni ukuvuga guverinoma itegeka isi igashyiraho umurongo umwe abantu batuye isi bagakurikira ubu urabona ushobora gukora ikintu mu Rwanda muri Kenya ntibacyubahiriza gahunda riri hari uvuga ngo byose ibyo kuvuga bigomba gukorwa ku isi ntabwo nk'urugero biciye muri ONU kuko ONU tuyita the blueprint of new world government ni ukuvuga ngo ONU ni blueprint cyangwa ni igishushanyo ni igicucu kidutwara kuri ya leta ku mugaragaro igiye gutegeka isi yose niyo mpamvu binyuze muri ONU duhabwa amabwiriza yose kuko amabwiriza ya covid yakwiriye isi yose aturuka muri departement cyangwa ministeri ishinzwe ubuzima ya ONU yitwa biyemeje cyangwa WHO United World Health Organization iyo ni ishami rya ONU cyangwa ministeri yise ministry ya guverinoma ikora mu ibanga iri hafi gukora ku mugaragaro ya ONU itegeka amabwiriza ku isi none se iri gukorera mu ibanga aho wemeze no ndavuga isi yategekwa na leta imwe ariko mu ibanga bivuga ko tegeko na za leta nyinshi za bya bihugu 10 abami 10 batarima bakorera hamwe ko bahuje umutima tukabona yuko ari abami 10 ariko barakorera umutwaro umwe ntabagaragu be bamukorera so mu yandi magambo iyo tugiye duhishurira neza dusanga isi yaramaze kuba imwe ahubwo hari ibihugu runaka bifite imbaraga zateguwe byifashisha mu gutegura kuza kwa Kristo no kurwanya Yesu umwami kandi ibyo bihugu bikora mu buhinzi ikintu gitangaje ngo bihuze umutima twebwe kera twajyaga dutekereza ngo Abarusiya n'Abanyamerika baranga maze imyaka hafi 10 n'ibanga kuko giye gusanzwe rero nakurikiye ibintu bintu mu nsoma ibitabo za revolutions ibyo bitabo rero nka mu kubisoma nkajya nanjye ubwanjye nkabigiramo uruhare mu gushyigikira inashyigikiraga umurongo wa gisocialiste wabibayemo umurongo wa gisocialiste yuko ari ugomba kwigarurira isi ntabwo ari ibintu bidunguye ariko maze imyaka 10 naramenya yuko nagushije ishyano nkakurikira ibintu by'ibitafite bitani uko bari abantu ni bamwe nose intambara zarwanywe muri Angola intambara zarwanywe hano mu Rwanda uzi yuko bafashe ishyaka rya Rinari n'umwami bakariharabika ngo ry'abakomunisiti noneho abantu bakica abandi bavuga ngo n'abakomunisiti naho umukomunisiti akaba ari ikintu cyanzwe ariko kandi abakomunisiti n'abakapitalisti hejuru ari bamwe ubwo mvuze ibyo mu Rwanda kuko nibyo abantu bakumva hejuru ni bamwe nuvuga ngo CIA na KGB yo mu Burusiya iyo ni security agencies intelligence agencies ukuvuga ngo ni ibigo bikorera mu ibanga ariko bishinzwe ubutasi ku isi yose ibyo bintu uzi uko bikorana yaba nabwiraga umuntu wabyumva ngo nabyumvaga kera yakabaye arira ubwo ni ibyo bigo yaba ibyo mu Burusiya n'ibyo muri Amerika barahuje birakorana yes mu Bwongereza aricyo bita M16 hari icyo bita Mossad icyo muri Israel mbese bagere buri gihugu gera kigira izo security agencies bari abakora ibintu by'ubutasi ku isi noneho kareba batata abandi mwe bashiramo n'amafaranga menshi n'ibiki byose mukibwira yuko twe nk'abantu bari ari abanzi bacu tugomba kubatata tukamenya ubugambanye bwabo noneho ariko bo mwibanga baziranye ikintu cyarambabaje cyane kunasanze nabaye igicucu nkurikira ibintu bitafite icyo bimaze these guys noneho bigatuma tunapfa reba ukuntu intambara yo muri Angola bayikoze intambara yo muri Angola yarwanywe imyaka myinshi ariko witwa Savimbi nibo bari baramuremye bakamuha intwara abanyamuryango muri Angola barapfa ubukungu burasenyuka biza kurangira kuko kubera guverinoma barwanyaga bahitaga muri abakomunisiti uzi yuko cyagiye cyageze abanyamerika ubwabo bari bashyigikiye Savimbi kandi bamwiyicira ikintu gitangaza abantu bamaze gushira
barakore leta bari bamaze kubona yuko Angola bari bamaze kwisha icyo uko bashaka kwikora bari bamaze gushyira ku murongo. None se kuki yishwe n'abanyamerika bamushyikiraga ntishwe n'abarusiya bamurwanyaga? Ibintu mujye mu bitekereza, abanyafrika ntidutekereza. Iyo tumaze kurya tukanywa akayoga musururu basi. Hanyuma pasi icyo nashaka kubaza kubirebana n'aka kanama uko mwari mutangiye kutubwira intego ya mbere nubwo mutarayirangiza yo gushyiraho leta imwe n'ibindi. Aka kanama k'abantu 300 ese hari abantu muri aba ngaba wabuzi muri aka kanama? Ntabwo ari ngombwa ko menya amazina yabo. Jefite nzi imiryango 13. Imiryango 13 rero niyo iyobora n'aba bose, ariko hejuru yo miryango 13 hariho the nucleus, umuryango uhatse imiryango, umuryango wa the Rothschild, uwo ni umuryango utegeka amafaranga y'isi yose, kandi n'uw'Abayahudi. So ahanga haravuze rero ngo the one world government began to step up its church in the 1920s and 30s. Uvuga ngo iyi gahunda yo gushyiraho idini rimwe iyo yari yasanzwe yaratangiye mu cya 1900 muri za 1900 muri za 1920 nibwo igitekerezo cyari kiriho n'ubundi. For they realized the need for religious belief inherent in mankind must have an outlet, and therefore set up a church body to channel that belief in the direction they desired. Ukuvuga ngo bateguye kera kugira ngo bashyireho idini rimwe, ariko iyo dini rikomoka mu madini asanzwe azwi abantu barimo, harimo n'ubukristo, ariko biciye ku bukristo bwayobye barasazwe barabuyobeje. Babanje kwibasira ubuprotestante mu myaka za 20 nkuko babivuga na za 30 babwinjijemo igitekerezo cyane cyane muri Amerika cyo bitaga Federal Council of Churches. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose noneho baracyagura bakita World Council of Churches, ni ukuvuga akanama mpuzamadini ya Giprotestant. Bakajya bahora bahura amadini yose yinjiye mu buntu. Kiliziya Gatolika yabaga irimo ariko nk'indorerezi, kuko izi yuko yinjiye mu bintu abaporoso bahita bayigenzura bakavuga ngo Kiliziya iraje wapi kandi yo twahunze. Noneho yikomeza kuba ikora nk'indorerezi ibireba ibikurikiza. Aho bigeze ubu ngubu rero kumenya ngo tumaze baducengeyemo neza ku buryo n'abayobozi b'amadini ubu ngubu ntibakimenya akaga dufite ka Kiliziya Gatolika. Badufata yuko turi kimwe. Turi kimwe mu buhe buryo? Turi kimwe mu buryo buvuga ngo ntacyo dupfa n'icyatutandukanye n'igihari. Ibyo byabaye muri 2012 ubwo hizizaga imyaka 500 y'Uprotestant. Abaruteri bafashe iya mbere batumira na papa baravuga ati uyu Francis n'umuhanga byose birarangiye ibyo twapfaga nta kigera. Uzi ko bivuze gutya nta bigatuma nibuka mperutse kugira iya za Nyamagabe sanga batumiye padiri rwose mu rusengero wa Protestant. Padiri rwose yicaye kuri altari. Rwose n'uva bitararangiye. Ni ukuvuga ngo buri rero padiri hirya adashobora gukora. Ntabwo buri gashobora kuguha mu kimbo cy'igitambo cya misa ngo aguhe uburyo butumwa. We uje ntibishoboka. Ariko we baramuhema ngo mbishyire kuri altari. Yarigisha gasijya ngo aricaye gusa. Bamuhaye n'ijambo aravuga. Ibiro byararangiye. Ni ukuvuga ngo we afite ubwenge buhanitse mu mutazi. Ubwenge bwe ni ubwenge buhanitse cyane mutazi. Noneho rero ni ukuvuga ngo kubera iriya gahunda imaze imyaka hafi 70 nako 70 irenga, iyo myaka ikoze mu iki akora nka observer, icyo bita an observatory role. Yicara gusa kareba yarimo areba ibintu bigana bihumura. Noneho bigeze kuva muri 2017 urabona yuko byagiye kugaragara. Ubu rero hari hasanzwe hari gahunda yatangiye mu cya 1986 bari batangiye ikintu cyo bita ngo interface dialogue. Iyo tuvuze interface dialogue mu Cyongereza bivuze imishyikirano, uburyo bwo gushyiraho imishyikirano mpuzamahanga. Wewe ukeneye buryo ukurikira yuko muri za ntego muri za ngingo 10 za Alice Bailey, ingingo ya 9 iravuga ngo mu
mukora uko mushoboye kugira ngo hajyeho iyi myumvire cyangwa se ibyo bita interface movement, hajyeho impuruza yo gushyiraho idini rimwe, right? Noneho se ibyo yabivuze mu cya 941 yandika igitabo, ni nawe bavuze yuko Hitler azatsinda. Bari bamwe bati Hitler yamaze kwigarurira Uburayi bwose, hasigaye Ubwongereza, biraga ko agiye gutsinda intambara igiye kurangira kabiri isi yose kandi ayitsinze. Aravuga ati nabo uko bimeze ntabwo ari ku gahunda yacu imeze. Gahunda ni ukuvuga ngo Hitler azatsindwa n'ingabo zizifatanya zimara kumutsinda, dushyireho leta. Iyo leta izateguriza umutwaro uzaza kuzana amahoro ku isi. Aranasobanura avuga ati kandi isi yavuze ibintu bibiri bikomeye. Isi ntabwo izongera gutegekwa guhabwa n'amabwiriza n'abantu bagaragara, ahubwo abantu bagaragara bagiye ko bagaragara babatagaragara. Avuga ko abadayimoni bagiye gutegeka isi. Arashimangira aravuga ngo kandi iyobokamana rya Gikristo rigiye kuzakora nk'ikinyabiziga kidufasha kwihutisha umugambi wo kuza k'umutwaro uzaza ari we Antikristo. Uwo ni Arsbey. Ntabwo yamwitaga Antikristo, babita umutwaro uzaza, the grand master, ngo uzaza gushyira amahoro ku isi. Azava he? Azamanuka ava mu misozi ya Himalaya. Ibi rero tuba tuvuga abantu bakwiriye kubitekerezaho n'ubwitonzi, bakabimenya, bakamenya ko turi mu gihe kibi. Ni ukuvuga ngo niba hariho guverinoma imwe, icyambere na mbere guvanaho idini noneho rimwe, idini ryihariye, ku buryo bw'idini bwo bufite proje yihariye yitwa Blue Beam Project, ifashwa n'abanasa. Hariya hejuru buriya hagiye kuzaba ijuru ubwaryo, rigiye kuzaba nka ekara umunsi Antikristo azaza. Paze rizaba nka ekara, ni bandi bazabikora rose ikirere cyose ku rwego rw'isi. Ariko uzi yuko bwibera aho ngo musinziriye. Ni ukuvuga ngo isi hariya mu kirere hagiye kuzaba ekara, twareberaho umukino gusa. Abantu, abamarayika, abadayimoni bazagaragarira abantu. Antikristo nawe azaza kumugaragara, abantu bavuge ngo ni Yesu uje, kandi abantu bazamwakira mu madini y'iwabo, kubera ko buri dini rifite umuntu ritegereje uzazana amahoro ku isi. Abakristo, ingirwa abakristo zitegereje Yesu, kandi icyo gihe ntibazamenya uko ari we, kuko Yesu we naza ntabwo ari uko bazaza mu ibanga twari torero. Ase icyo kintu nangiye kubaza, ubivuze nangiye kwikubaza, ese ko Bibiri ivuga ko Yesu naza isi yose izamubona, hanyuma ukabona mutubwira ngo hara mu kirere ngo agiye guhinduka ukuntu ku buryo abadayimoni bazazana Antikristo, isi yose ikababona bakagira ngo ni Yesu uje. Ibyo bintu ntago byaba biteza confusion mu bakristo no mu bapagani? Abakristo bakaba bavuga ati ahubwo noneho rero bamuganisha kuzaba ari ibinyoma tugira ngo ni Yesu uje kandi wenda ari Antikristo, bigatuma bagira confusion. Ndagira ngo ikintu bacyumve neza bazakurikirana. Yesu azaza atwara itorero mu ibanga. Antikristo we aze yakirwe n'imbaga y'abari mu isi, uko banze ukuri bakira umwanzi, kandi bazamwakira. Buri muntu ntabwo bazamwakira nka Antikristo. Abakristo bazamwakira nka Yesu Kristo, abayuda bazamwakira nka Mesiya, abayisilamu bazamwakira nka Masihi bin Mariam, abasilamu bariya b'abashiyite bo bazamwakira nka Muhammad al-Mahdi, abahindu bazamwakira nka Krishna, abudisi bazamwakira nka Maitreya. none zimaze hanyuma se ayo madini yose se yandi kubana isi niyo meja niyo abandi niyo hatsa abandi bose. Tutubona amadini hatsa yandi yose. Abaprotestanti bari mu bukristo, abakatolike abo nibo navuze b'ingirwa abakristo bose, n'abadive ariko rugeretse. Abadive bazamwakira nka Kristo, nabo bose barasaba ko bashishiriwe, bo ahubwo bazaba baranashize, bategereje ngo isabato icyumweru kigiye kubicisha, kandi kizaba koko cyaje. Bazashyiraho icyumweru bigo nuko icyumweru kizaba umunsi umwe rukumbi wo gusengera, kandi iki cyumweru kugira ngo cy'umunsi wo gusengeraho nagasuzuguro ka Satani. Icyumweru wari umunsi wa mbere y'iminsi 7 wari umunsi wo kwibukiraho Kristo, none barabufashe bawuhindura umunsi wo kuruhuka. Ibyo niyo kosa bakoze.
barajeje no kuzaritoza isi yose. Abantu bariruhukireho kugira ngo bibuke Kristo bazaye basoza imigambi yo kwiga ibya Kristo. hanyuma se ababuranamu n'abayobe barashize bariya oya buranamu bo nabo bategereje Yesu ntabwo bavuga buranamu ariko bo bazi ngo buranamu bavuga ko ari we ari buriya bamufata nkaho ari we Eliya wa hano. Bavuga yuko ngo nibirebire byabo ndanamye nasinzi ariko ni ibintu bipfuye. So rero ahangaha abantu bose batari mu mucyo wa Kristo ntabwo bashobora kuzamenya ibi bintu. nukuvuga ngo ahangaha icyo twashaka kumenya no guconfusing abantu bari mu gusobanura uburyo Yesu naza azaza mu ibanga twaritora ariko antikristo aziyerekese. None se pastor namara kugenda Yesu itora nimara kugenda antikristo azaza kumugaragara. Biravuga ngo umubuza ni utuma ataza. Hari imbaraga z'Imana zituma atashobora kwigaragaza kumugaragara nubwo akora mu ibanga. Kuri toro Imana igomba gusarura abayo. Ushaka kuvuga ngo ibi ngibi urimo kuvuga iki kire uko bizagenda bizabaho itoro ryavuye mu isi. Yes, itoro rizaba ryaziye. Pasi rero ukuvuga ngo ntabwo tuzi Yesu igihe azazira ariko gihe navuga ni gusi generation izaba iki igihari. Bidahari ariko ibyo nibyo bizaba. Kuko muri iyi myaka 10 kuva ubu kugera muri 30 hazi impinduka zigiye kuba nyinshi cyane ku isi. Nyuma ya 30 nubwo twazatekereza ikintu cyane ariko hari impinduka zikomeye cyane. Ariko ibintu byombi birihuta. Yaba aruzi kugira imibare wakaba ureba kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera ubu ibintu bibaye n'uburyo byihuta. Uburyo indagurika n'umuntu ahindagurika mu bintu bisekeje ugasanga umuntu abahinduka nk'abasazi. Hari ibintu bigenda n'abantu basigaye bakora bikanye ibintu bitakorwa umuntu kwiyambura kifotoza ubwambure bwakabwohereza ku isi yose. Ibyo bintu byari ikintu gitangaza. Umuntu w'umugore bundi yari urugero na wenda abagabo bo twavaga bafite uko bameze ariko nk'umuntu w'umugore ntabwo yashoboraga usibye no kureba ubwambure bw'atashobora no kureba mu ntege ze. Mu myaka mike ejo bundi giye ahangaha ndeba ariko n'ubundi abantu basaza ahubwo barapigana babirushaka kandi bagashaka kubidefanda kutangazamakuru bashyigikira ikabaha amafaranga. None se kuki bumva yuko ibyo bintu bikorwa byatangazamakuru rya international kugira dashyigikira Yesu simurimo kugitabwira abantu bari mu isi bati Kristo araje mwihane ahubwo rigashaka yuko abantu basara mu mitwe kandi ugasanga barabashyigikiye. None nubaje wese ugasanga yarasaze. Hari abasaza nyine bibire aho ngabo bashaka kwisazurira ku dukobwa aho ngaho we arumva ndimo ndica ibintu kuko nta muntu mukuru ugihari nta muntu ugihanishyana uhari babwira batari kujya gusibyo urujya kuvuga abantu bakakureba bakubita umusazi. Kandi witwa David Vaughan Ike yavuze yuko baranamuhagaritse kuri ntuza nicyo kintera ubwoba kuri YouTube baramwirukanye nta cyavugira ariko yari yavuze ijambo aravuga igihe kirageze ngo abantu ikiri abnormal haba cyo kiba normal kandi ikiri normal kibe abnormal mu Kinyarwanda. No kuvuga ngo ikintu cyageze ngo ibigaragara yuko ari iby'ukuri biveho cyangwa ibisanzwe twasaye tuzi yuko ari byo umuco w'abantu wubahiriza bigiye gukurwaho. Noneho ahubwo bya bindi abantu bangaga cyangwa inyoko muntu buri yafataga nk'ibizira nk'ibyangwa ari ibintu byakirwa. Kandi byo ko biriya bivuga muri Daniel 8:12 bivuga yuko uwo mubisha zishyira hejuru iby'ukuri azabijugunya hasi. Yagiye ko yishaki turi mu bihe bikomeye ahubwo abantu babitekereza ariko bitekerezwe nande ko abantu uko bagenda bahinduka bagenda bigishwa bagenda bakurikira bya bindi ari byo bahagaciro bakakubwira ngo n'iterambere abantu uko batera imbere kubera biba ko ari barabishyikira mu bundi buryo arabyumva yuko atari byo ariko aravuga ngo ari iterambere ko bigomba kuba ubwo so ngo atazihe na byandi magambo arasa nkaho abyemera cyangwa abiberekera mu bibe. Twaturi ku ngingo na kwito ku ntego ya mbere. Intego ya mbere wavuze ko ni idini rimwe na leta imwe. Yes. Ni faranga rimwe. Ubu ngubu hari icyo bita Bitcoin. Bitcoin urayizi. None Bitcoin ni ije kuvuga ko ari ryo faranga rimwe ryahanuwe. Ni ukuvuga ngo
ari byo bita ngo ni option currency. Iyo mikoro currency yongiyo yindi igiye gusimbura paper money, amafaranga yanga yasanzwe. Bamwe barayanga kuko izazana ubujura, abandi baravuga ngo igomba kubaho kuko izajya ituma abantu bagira bate ngo bafite uburenganzira ku mafaranga yabo. Ariko iyo bashaka kwica ibintu bamwe barabihakana, abandi bakabishyigikira, kuko ababihakana bashobora kuba bafite ukuri, ariko hakabaho n'abandi babirwanya kugira ngo abandi babihakana cyangwa babifobya baburiremo. Ariko n'ubundi buryo wenda icyo cyo tuzakiganiraho ku buryo bwacyo. Ubu turavuga ko hagiye kubaho ifaranga rimwe. Ifaranga rimwe rero babikoze nkuko ubundi zahabu niyo ryari ifaranga standard, amafaranga yereferagaho. Ariko nyuma y'intambara muri za 1944, mbere gato y'intambara y'isi yose yuko irangira, habayeho inama noneho yemereye ko idolari rifatwa nk'idolari, nk'ifaranga rikomeye mpatse amafaranga, rikajya ribangikana n'idolari, rikajya riba idolari rikabangikana na gold, naryo bakaripimira ku izahabu. Idolari zahabu igahora ihaka byose, munsi yabyo hakaba idolari ryo rikaka n'amafaranga. Bigeze mu cya 1971 uwitwa President Nixon ashiraho itegeko yuko idolari isimbuye na zahabu, ikaba yari bari standard y'ubukungu bwose ku isi kugeza none. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo aho tugana idolari naryo bazifite uko bazaritesha agaciro mu buryo bwazo. Zizasohoza gukora kwiriya Bitcoin. Bitcoin is one of the ways, uburyo bwo buzakoreshwa mu mafaranga azakora ku isi. Bizakorwa, bishobora kuba atari uyu munsi cyangwa ejo, biracyahari, ariko niho biganisha. Bitcoin rero ndabizi ifite imbaraga ku isi kandi iri gukora ibintu byinshi. Hanyuma pase gushyiraho idini rimwe, leta imwe n'ifaranga rimwe, ni iki cyaba cyishima y'ibyo? Ni yihe ntego Satani wowe utekereza abashaka kugeraho? Ikintu cya mbere Satani ashaka gukorera umuntu, intego yacyo ni imwe rukumbi. Cya mbere ni ukugenzura umuntu, kandi umuntu akaramya Satani, kandi umuntu akaba ari we yumvira, kandi umuntu akihakana Imana. Ikindi cya kabiri gikomeye, kandi umuntu akarimbuka. Ndetse Satani afite umujinya wo kwica n'abantu benshi, ari byo bintu turimo. Ni ukuvuga ngo muri izi ntego birimo. So government imwe itegeka isi, bakabanza bagashyiraho, iyo bashyizeho one church body, idini rimwe, no gushaka kwica abantu muki utanduka, kwica abantu mu buryo bw'ubugingo. Erega twebwe abantu dufite ikibazo, twe tuvuye ko umuntu apfuye mu mubiri ariko gupfa nyuma yaho ko umuntu abagiye kuramba k'umuntu akabana n'imyaka 100, kabone naho mu by'Imana aba nta kigenda, bakavuga ko uyu muntu ariho, kandi umuntu ntabwo ari yarapfuye. Abantu bajya bavuga ngo mu Burayi bameze neza, ngo baratera imbere. Noneho ukibaza, aba bantu ntabwo bazi ko mu Burayi abantu bashize, cyambere batandukanye n'Imana. Isengero ubuziragurishwa. Aho shaka kuvuga ko abanyafrika aricyo tubarusha. Ndakwereka yuko bo ubuhakanyi bwabo bwagiye ku mugaragaro, batandukanye n'Imana. Isengero ziragurishwa. Amafaranga yabaye iki? Yabaye amafaranga. Ejo nagusomeye muri Bibiliya havuga ngo abo bantu ntibaretse ibyaha byabo birimo no kuramya ifeza, ibishushanyo byakozwe mu ifeza no mu zahabu n'ibiki. Ngo amafaranga nibyo abantu bahaye agaciro iyo Mana. Kandi ibyo bintu ikubiramya uburamya Satani, kuko ikintu cyose uramya cyutandukanyije n'Imana ni Satani uburamya, kuko ubwenge bwagikoze buturuka kuri we. So rero niyo mpamvu ibyo bintu bimaze kuba ikibazo, ariko ntitubyumve. Umuntu bashaka kubyara, bashaka ibiki, kandi barasaza. Ura no umugambi wo kubarimba, kuko iyo abantu bashize, urubyiruko rukaba rukeya kuruta abasaza, uruvyo bishatse kuvuga abantu bagenda bagabanya. Noneho bagafata bimukira bakarebo bazana. None se abantu bahemukiwe bo bahemukiwe buhoro kuturuta. Twebwe icyo bashaka ni ukutwica nyine. Ariko ntabwo niyo mpamvu bazari intambara hano, barangiza bati tubahungishe, twari Australia, twatware hehe. Nakajagari ko kutesha abantu umutwe, kugira ngo abantu bagere ku rwego rwo kwibura. Ariyo ntego ya kabiri igamijwe. Dore intego ya kabiri, ubwo ya mbere urayumvise, icyingenzi cyihutirwa no gushyiraho leta imwe, idini rimwe n'ifaranga rimwe, kuko ibyo bizakontora abantu. Leta
rizakoresha rizaba riri kuwasiba. Leta ifite igisirikare, igipolisi, inzego z'iperereza, vugo izakontorora isi mu buryo muri politiko. Iyo amafaranga n'ugukungutura ubukungu bw'isi. Noneho icya kabiri, iyobokamana mu gihe rigize idini rimwe n'ugukontorora abantu mu biki, mu myizerere. Niyo mpamvu reba burya mu Burayi ikintu kigezweho ngo n'ugukora yoga no gukora meditation nibyo bikorwa mu Burayi. Abanyabwenge nibyo bakora, nibyo baruhura mu mutwe, bararushye, kandi ibyo baragenda kuko nibyo baragenda bakazamuka bagahura n'imyuka, ibyo twita ngo bahura ngo n'abamarayika, ngo bakabaha umunezero. Kandi inyigisho ya kane, mu nyigisho zirindwi hari ingingo 10, hakaba hari nizo bita teachings, inyigisho zihariye zirindwi. Basi izo ntago wazitubwiye, izo ntago twazize. Ingingo yazo izo nyigisho, ingingo ya 5 ivuga ko abantu kugira ngo bagire amahoro ku isi bishimye, nuko abantu bari mu mubiri bagirana ubumwe n'abantu bari batambaye umubiri, abo twita the spirit world, isi y'imyuka, ngo tugomba kugirana ubumwe nayo kugira ngo badufashe mu kutukora icyo tuta guidance, ubuyobozi, kutwereka inzira aho tugomba kujya. Burere yabyayuka ni uburyo bwo kwiyungani n'iriya mizimu n'isi y'imyuka. None basi nta muntu ushobora gukora yoga cyangwa se meditation ari gutekereza kuri Yesu kandi akajya mu rwego rw'umwuka. Ntabwo Yesu tumufata muri ubwo buryo. Yesu ntabwo ushobora kumushakira muri yoga na meditation. Ababikora baba bakoresha metodology yashyizweho na Satani, iyo ntabwo twayikurikira. Oya, tugomba gusenga ko udusenga mu kuri no mu mwuka. Mu kuri no mu mwuka, uve mu mwuka ariko mu kuri noneho, kandi ukuri ni Kristo. Kubera icyo uvuze ko yashyizweho na Satani, ari metodology yashyizweho na Satani gute? Nuko kwira ko kumedita na yoga bikuganisha guhura n'abazimu cyangwa imyuka itegekire. Hari abantu zose babikora ari mu buryo bwo kuramya Satani. Ya abahindu ibirani erega biriya ntabwo bije kizaduka, ni imikorere y'abahindu n'ababuda mu mikorere yayo, misengere yabo yo guhura n'iyo myuka nyine. Nibyo rero batuzanira bakadushira mu, niyo mpamvu bavuga ngo mu Burayi hariyo inzego ebyiri z'imyumvire, icyo bita humanism, icyo bita Eastern mysticism and Western humanism. Imitekerereze gikonikoni y'Iburasirazuba n'imyemerere yo ishingiye ku kwiyemera kwa muntu y'Iburengerazuba. Iyo bihuje rero bikora ikintu kimwe. Twagiye mu ntego ya kabiri. Intego ya kabiri rero niyo tugiye gukuraho rero yayindi yo kuvanaho ibindi bihugu byose, muri kwa gushyiraho leta imwe. Ikito ahangaye igikorwa ane cyo mu batangiye gukora is to bring about the utter destruction of national identity and national pride, which was a primary consideration if the concept of a one world government was to work. Niba intego yo gushyiraho leta imwe kugira ngo izabeho nuko ubwigenge bw'ibihugu runaka n'imipaka yabyo bigomba gusenywa. Noneho icyo bita national identity na national pride. National identity ni identité nationale, uburyo wibona mu gihugu cyawe. National pride ni ishema terwa n'igihugu cyawe. Ibyo niyo badusenyamo. Hari umuntu wavuye muri Nigeria ajya mu bwato, ageze muri ahita Lampedusa iriya mu Butaliyani, ubwato burarohama. Yari umugore mu Nigeria kazi, aba mu bantu barokotse. Arangije aravuga yiyambura imyenda ati nubwo ntapfuye ariko yewe sishobora gusubira muri Afrika. Basanga yasaze bajya kumugira batese, baramwe tugorokotse tugomba gusubiza iwanya. Ati mwoka byarama yize umugore wa ngaha twakoranaga hano ku kibuga cy'indege i Kanombe. Yaragiye agera ntuzagera i Buruseli, icyo gihe hari indege yitwa Gasabena, avamo ni hambere ararambye, ari n'umuyisilamu kazi, ararambye ate mu kibuga cy'indege bambaje ukuntu yaje. Amaguru ajya hari yararira ati giye vuye u Rwanda bari bagiye kunyicaragara, ukagira ngo ageze mu ijuru. Ati ze sinasubirayo, ati yewe babonye arize, ati bafite ukuntu rero nabo bakora iriya daimoni ifite uko ikora. Bafite umuntu umutware lawyer, mutware umuntu ureba psychologist mu mutwe,
kugira ngo babone nabo ko aba muntu nyine bamwakira, kuko niyo gahunda yabo kwangisha abantu iyo bakomoka. Kuba uri umunyarwanda byari ishema, kuvuga ko uri umunyarwanda abantu bagukikije kuva uri umunyarwanda ufite ikintu. Ibyo nabibonaga no mu Baganda nari mbizi, imico y'abantu bagendeye abanyafurika benshi babaga bafite pride, ishema ryo kwitwa ubwoko bwabo iryo gihugu. None abantu barabyihakana. Nuko umunyarwanda ubu ngubu ushobora kureba, hari n'igihe byaba ngombwa byiza n'amahirwe ntagire umuntu ubimenya yuko uri we. Kandi icyo ryari ishema kuba umunyarwanda. Noneho abantu uko bagenda babikora birya baragenda bapfufuhaza, noneho umuntu akazishimira gusa kuba umuturage w'isi, akifuza kujya ibunaka. Nka biriya bihugu by'abanyaburayi nabyo biriya bashyizeho biriya bitegeka wenda kuba umunyamerika cyangwa kuba umwongereza cyangwa kuba iki, byakaba bitari ishema, ariko nta shema rihari, kuko barireba nabo bakareba barimo barashira, kareba ibihugu byabo biratwarwa n'abandi kandi bari aho bahagaze. Urumva, bakareba abantu baraje babamenya aho ngaho, babahaye ubwenegihugu, bo nta shema bafite, ntibafite bashobora kubivuga, ntibashobora kubihakanya. Urumva, abantu barangana. Ejo bundi umuntu yavuye mu Bwongereza arambwira, bari baturanye n'Umushinwa, kuko abazungu badakunda Abashinwa, njye babaye benshi wabo. Injangwe y'umuzungu irabura, avuze n'urugo n'Umushinwa wayiriye, biba intambara, bati bijya mu nzego se bayimufatanya. Atoya ati no kunzi ko Abashinwa bagabo mureba ari ishyano barya injangwe, none barija barafa nuko turirimbuka, kandi hariya imbwa yuvuze ubukunzi ikintu umuntu yayiriye byaba ari ishyano, kandi Umushinwa ntiyayirebera izuba ayiciye urwaho. Urumva, noneho rero urumva ko abantu baba bameze, baragenda bamena hariya, babamena ahangaha, bareba nk'hano muri East Africa, abantu bumva muri Congo b'Abanyarwandafoni, abanyamurenge bake bagenda bakuza mu isi yose, babatwara za Amerika zahe. Noneho iwabo n'uhasigaye ushaka kurezista akagomba kwaba uko arwanye yisha abantu gice nawe bamwishe. Iherezo nuko kugira ngo barimbuke, to bring about that utter destruction of national identity. Iki nicyo kigomba kuba, ariyo cyaratangiye kandi kigomba gukora. Maze tukiri aho ngaho ku birebana no gukura imipaka, ubundi muri biriya bihe bya ziriya ntambara zagiye zibaho, hariho zamatse ibihugu, hari imipaka yabagaho. Ubundi imipaka yashyizweho ryari? Imipaka kuva kera muri history, mateka, habagaho intambara zivuga kwigarurira ibindi, ariko byamara kwigarurira ibindi nyine bagashyiraho imipaka naho bagarukira. Ibyo rero byagendaga bibaho. Ni igitekerezo cya kera cya Satani cyo gushyiraho ubwami bw'umutegeka isi, gusa cyari cyakaraniranye ni ukwigarura isi nk'umubumbe. Isi ni ikintu kinini cyane, bafataga igice bakakigarurira, ariko bakaba bafite ubushobozi bwo gutegeka isi, kuko imbaraga bafite n'ubumenyi bwashobora kuba bwanisha ibihugu byose biri ku isi, no gusa bari batakagiza uburyo bwo kwagera. Urugero, abanyaburayi bari bafite ubushobozi bwo kuba batsinda Abanyamerika n'Abanyafurika batuye isi yose, ariko uburyo bwo kwagera byari bitarashoboka. Ubuto Christopher Columbus cyangwa Christopher Colomb nkuko bajya bamwita, ashoboye kujya muri Amerika kagera. Icyakurikiyeho nuko abazungu bashoboye kujyayo bakajya kwica abenegihugu bari batuye hariya, kandi barabikoze. Muri Afrika twebwe ntibatwishe, bari bashaka kudukoresha nk'iki, nk'abacakara. Ntabwo bakwica umucakara kandi ushaka yuko gukorera, nabo baratwishe. Kuba turiho n'ubuntu bw'Imana, ariko baratwishe. Noneho faze ya nyuma ije, yaje nyuma ya icyo bita Industrial Revolution. Industrial Revolution cyangwa impinduramatwara zishingiye ku nganda zatangiye mu kinyejana cya 18. Nibwo icyitwa abacakara, gutwara abacakara byatari agaciro. Noneho ahubwo hazaho faze yo gukoloniza ibihugu byose, kugira ngo byinjire mu muco umwe. Noneho ba bantu bamara kwinjira mu muco umwe, bishobora no kuba byashobora cya kintu cyane cyo gutegeka isi nk'umubumbe, noneho byoroshye no gushyiraho ya leta imwe, gushyira icyo bita New World Order, nk'uko byatangiye mu kinyejana cya 18 n'ubundi yagera mu kinyejana cya 19. Icyari cyihutiye icyo gihe kwari ukuva gushyiraho ubwami bumwe mu Burayi. Mbere na mbere Uburayi nibwo bwafashwe mu kinyejana cya 19 mu ntambara za Napoleon Bonaparte. Uburayi burigarurira,
none bamaze kwigarurirwa ubu igikoresho no cyo kwigarurira isi yose ko bwari bumaze kugira imbaraga. Amerika nayo imaze kubona ubwigenge, ariko nayo yizwa muri wa mugambi kuri ubu rero ituwe n'abanyaburayi bamaze kwica abandi bantu bari bato. Izo mbaraga rero barazikoresheje mu kugira gute, mu gushaka kwigarurira isi yose, ariko kugira ngo isi yose no yigarurirwe neza hakozwe intambara ebyiri ku isi. Ya mbere yari yo kubanza kurwanya no gusenya Uburusiya. Uburusiya bwari bubangamiye uwo mugambi wo kwigarurira isi, nubwo Uburayi bwaramaze kwigarurirwa, ariko ikibazo cy'Uburusiya cyari gihari, kuko mu ntambara za Napoleon Uburusiya ntabwo bashoboye kubutsinda, aburwara inzika rero babutsinda mu ntambara ya mbere y'isi yose, cyane cyane mu mwaka w'1917 barabutsinze. Maze kubutsinda rero babuhindura n'igikoresho cya Satani kugeragereza aho bubi bwose bushoboka, kuko niho abantu batemera Imana kandi abari bo bamayibobo bazigarura isi. Mugenda kubwiye bagiye kwigarurira isi, niho bageragerejwe kureba uko bakora. Yes, witwa Stalin, Joseph Stalin, akora ibintu biyica abantu bose abahindura kuba kontrola ku buryo ibyo se by'umuntu kuvuga icyo bita hereditary, icyo bita umuntu leta, abantu gutinya leta, itangazamakuru rikajya ku murongo, abantu bagasigiza abakomunisiti ishyaka rimwe rya rubanda. Nibyo bikorwa mu Burusiya. Buriya Putin si yuko ubu ngubu basa nkaho badohoreweho, bazanye kapitalisme, ariko komunisme isigara ihari. Urumva neza, ishyaka ry'abakomunisiti, ariko imikorere ya gikomunisiti yavuyeho. Bemeye ibyo bita ngo ni mixed economy, gucuruza kapitalisme, umuntu akaba yagira ibintu we ntibyabagaho, ariko rya shyaka ryakoze impinduka ryo riracyahari. Mu Burusiya rero na miterere yabwo uzitore neza witegereze, niko n'abakomunisiti bo mu Bushinwa bameze. Nabo barekuye ibintu byose, ubucuruzi, iterambere, ariko leta y'abakomunisiti iracyahari, baracyakontrola media, baracyakontrola government, ntabwo bashaka amashyaka menshi. Ariko biriya mu gihe kiri imbere nibyo bategurira isi yose. Aho kanogira ngo hasimangire neza wumve, iri guverinoma igiye gutegeka isi ntabwo izaba bisa nka leta nk'iy'Abanyamerika cyangwa Abanyaburayi, izaba bisa n'iy'abakomunisiti b'Abarusiya n'Abashinwa. Nubwo leta izaba iri communistic, fascist and dictatorial. Navuga mu Kinyarwanda leta ya gikomuniste ariko kandi ya gifasciste, ni ukuvuga ngo y'umwaga, y'ishyano, yo kurimbura abantu, mbese itavugirwamo. Si communist and fascist and again dictatorial, y'igitugu izazategeka isi. Vuga abantu igiye kubashyira ku murongo. Impamvu ari mu Bushinwa babihagaritse no mu bari bazi komunisme yaguye, ahubwo baravuze ngo reka tube tuyibitse baze ko uko ishobora gukora, katubaye tuyitegurize izaze none hari izakwira isi yose. Kuko ubundi hariho gahunda yo kuvuga ngo twajyaga twibwira ngo komunisme ikoresheje intwaro izigarurira isi, kandi nk'uko tutari birimo nanjye mbisigikiye, ariko basanga iyo methodology atari yo bagiye kuyikoresha isi yarangira igashwanyuka, kuko byaba bisaba yuko za bombe nucleaire zikoreshwa kugira ngo abakomunisiti batsinde Amerika. Wena n'urugero byasabaga iki? Izo bombe kugira zikoreshwa, kandi ntabwo bijya gukunda, abantu bajyaga gushira, kandi icyo bashaka soko abantu bashira, ahubwo nuko abantu bahinduka abacakara ba Satani, kuko Satani cyo nicyo ashaka. None cyo bakoze mu mayeri ni ukuvuga ngo abureka komunisiti abariyo ivaho, bibwire yuko ari ivuyeho, dushireho andi mayeri dutsinde kapitalisme mu bundi buryo, noneho komunisme yende bari igaruka. Komunisme yarateguwe rero igomba kugaruka, noneho bya bindi byakozwe na Stalin, Joseph Stalin, bizakora isi yose. Isi yose iyoborwe n'abantu badasobanutse, b'abamayibobo, kandi noneho bibe abantu batazi iyo bava n'iyo bajya, nta muntu ukimenya igihugu cye, nta muntu ukifuriza kugira igihugu. N'ibigiye bya Afurika byo bakora, usubiye inyuma gatoya, Afurika ubundi yari igizwe n'ibyo twita tribes. Tribes ni amoko y'abantu n'indimi zabo, n'uduhugu duto twa tribe dufite. Ubundi u Rwanda Ababirigi baza cyangwa Abanyaburayi baza, rwari igihangaje dukurikije uko Abanyafurika bameze, rwari empire, rwarimo mu bihugu bikomeye binini cyane, none dore uko rungana. None icyo bakoze bagiye bafata icyo bita amalgamation of tribes, bagafata ubuhugu bakabuvangavanga bakaba mu igihugu kimwe. Iriya ni inzira yo gushaka kugira ngo
noneho bashyiraho na cya gihugu mu kimwe gitegeka isi. Fata nk'ikintu nk'uruntu nka Kongo bakarutema bakarukora muri Afurika, kandi uruntu warureba ugasanga barutuye ntibigenga. Nta abantu batuye batazi ibyo barimo, barabigisha kwangana no kuryana no kwanga abandi bantu mu bintu bidafite umumaro. Bagafata igihugu nka Sudani ese Sudani kuki bayiciyemo kabiri? Sudani kugira ngo bayishwanyuze bagomba kwicamo kabiri, kandi Kongo ntibashobora kwicamo kabiri kubera ko Kongo yo nta kibatwaye barayimo barayisahura, kandi kwisahurira hamwe nibyo byiza. Sudani kubera bari abarabona bari abantu iza kuba igihugu gihawe amahoro, cyajya kuvamo igihugu gikomeye cy'igihangange muri Afurika, kandi kidakeneye n'ibindi bintu byose ariko bakugikora kuriya. None igihugu nka Nigeria cyo gihugu cya mbere muri Afurika mu bukungu, kandi kirimo n'abantu bize bateye imbere, cyakabaye gifite inganda. Hari umuntu umwe yigeze kuvuga yuko Korea muri 65 Korea iri yepfo imwe mu bihugu bifite inganda zikomeye. Nigeria yari iri imbere. Yes, nuvo Nigeria akaba irusha Korea imbere, rifite inganda n'ibiki byose. Ariko ko Afrika batemera yuko ijya muri cyo bita international economic framework, ntago yo bayemera. Afrika ubundi igomba kugivamwo matière primaire, primary materials zigomba kuva muri Afrika, hanyuma bagira igihugu bakamera batesi bo bagapfa. Niyo gahunda badufitiye. Hanyuma rero ubwo no kuvuga ngo iyo gahunda yo gukora bino bihugu bakoze abantu bakavuga ngo Afrika bino byo njavuga Professor Lumumba byabavuga. Professor Lumumba wo muri Kenya umuntu w'umuhanga cyane, yize n'amategeko, ne pan-africanist, akavuga ibyo bihugu ukuntu bigenda bishwanyoka, ariko ntamenye yuko ibyo bihugu bwabyo byarembwe n'abazungu, abakoroni bo babiremye, abaroma nibo baremye bya bihugu bya Afrika, kandi babiremba bakurikije inyungu zabo. Ntabwo ari inyungu zabo, ni inyungu zabo. Kugira ngo rero ubwo ngo byakwiyingo ngo byakwi buriya kwemera kugira ngo igihugu kigabane kimwe na kicekamo kabiri, nka Kongo n'urugero kimwe kibahari, ntabwo babikwemera. Nko kureba Nigeria yashatse guceka mu gice cyitwa Biafra, barabirwanya kugira ngo gikomeze kibe nka kwa kundi ku inyungu zabo. Ariko ikintu batakwemera none ntabwo bashobora kwemera bya bihugu bitashyizweho imipaka bataremye yuko mu mayikuru mugashyiraho yanyu, kuko hari abajya badusetsa ngo bashaka gushyira East African Community mu ntebe n'igihugu kimwe, Federation, East African Federation. Wapi, ntabwo bishobora gukunda, kuko wabajijisha nukoraho ya mipaka se badushira bazamenya batera wowe urava urajye. Base uravuze uti imipaka badushiriyeho, nibyo nari nakubajije, nibyo nakubazaga nti ese duwende duhere nko muri biriya bihe bya Egypt gukomeza kuza muri biriya bwami bwose bwagiye bubaho, nta mipaka yabagaho. Ikindi nko tugaruke mu hano kuva muri imyaka Yesu ahaviriye mw'isi, muri izi ntambara zose za Napoleon Bonaparte wari umukutubwira, izi ntambara z'Uburayi, nta mipaka yari ihari. Mu ntambara mbere yose nta yari ihari, iya kabiri nta yari ihari. Kuva kera impaka yabagaho, ariko iyo mipaka ntabwo yari permanent, ntabwo yari permanent, ntabwo yabaga yiteka ryose. Iyo habaga intambara ibihugu none se nkankubaza ahangaha mu ndorwa iwacu hano hari hakurya mu bwambe bwa Mporo, ubwambe bwo bitaga ubwambe bwabanje kuba ubwambe bw'Abashambo, ariko ubwambe bw'Abahinda. Ibyo byahoraga bimeze haba hose turagoye kwigarura ibihugu, kwigarura ibindi, abantu bagenda bagura. Ntabwo impaka cyari ikintu cya permanent ngo urenga hano, urumva. Ariko ubu ngubu babishyizeho kugira ngo batagira bigenzure ya mipaka bazayikureho, ariko bijyanye n'inyungu zabo, urumva. Programme yabo hari umuntu gukora ikintu mu nyungu ze, ariko cyakabaye kiza kiramutse gikoreshwe mu nyungu zindi zitarize muri icyo bashaka. Ni ukuvuga ngo icyo nashaka kumenya nuko bashyize imipaka, none kuyishyiraho byaro kugira ngo abantu bakunde ibihugu byabo. None uri kutubwira ngo muri iyo ntego ya kabiri bafite gahunda yo gukuraho noneho imipaka, ukagaragaza ko ari ukwangisha abantu ibihugu byabo, ko numva n'ubundi aribo bayishyizeho. Kuraho imipaka, ariko ikitonderwa ubanze wumva ibintu. Ikintu barwana cya mbere na mbere ni ukuvana ikintu cyo bita national identity and national pride. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bavanyeho ibyo bintu bagutesheje identity, icyo uri cyo bagukwatse icyo uri cyo. Icyingenzi si imipaka gusa, ahubwo ni kwambura icyo uri cyo. Ntiwibone nk'umuturage w'igihugu runaka, abo ukibona nk'uko bashaka kuba a citizen of the world. Inzererezi bashyiraha, ndetse n'iwanyu kuva ntushaka no kuhaba, ndetse no kwidentifya n'iwanyu, ndetse kwigaragaza njya n'iyabi iwanyu kumva ahubwo urabanga. Urashaka kwitwa umunyamerika, urashaka kwitwa umuki,
ariko ibyo no kuba umunyamerika nabyo bigiye kuvaho, bigenda ndiko bagenda babivanaho. Noneho umuntu ahubwo yifuze kuba aho yajya kwisa agatura kabaho ariho habi wabo, none bajya kwisanga n'aba bandi bahunze hano bazasange ntaho bavuye ntaho bagiye. no kuvuga ngo rero ibyo ngibyo n'ubundi ni kakanama k'abantu 300. Ako ntuko kanama kakoze iyi gahunda yose turimo twiga. Hanyuma tugera ku musozo, ni iki noneho kuri iki ngiki, kuri iyi ngingo, kuri iyi ntego ya kabiri, ni iyihe ntego Satani afitemo muri ibi ngibi? Ese ni iyihe impact byagira ku kiremwa muntu ku ruhande rw'umwuka rw'ubugingo? Ko cyane ibi byose tuba tubivuga dushaka kugira ngo abantu bamenye ukuri batazarimbuka, kandi abantu bazarimbuka ni abantu badafite ubugingo buzima imbere y'Imana. Nzira ku ntego ya gatatu ibyo tuzabivugaho tubirambure, ariko ndeka nkubwire ngo icyo Satani ashaka muri ibi, icya mbere yaje kwiba, kwica no kurimbura. Kibanzo cyumve, niba yaraje kwiba rero, icya mbere urumva yuko mu gihe ashaka gushyiraho idini rimwe kandi rishingiye, baze yaryo ishingiye ku bukonikoni bw'uburasirazuba, arashaka gukora ku mwuka wera ku isi. Ubukristo bugiye buzaba nyine ntacyo buzaba bumaze, kandi ubukristo ni inzira ya Kristo. Ari kuvuga ubukristo gusa inzira ya Kristo niyo yadushyiriyeho ko niyo nzira n'ukuri n'ubugingo. Ibyo nabikuraho abantu azaba bayobeje, kandi ubazaba arimo ararwanya Yesu, abarwanya Kristo muri buriya buryo. Wibuke yuko Yesu yabonekeye Paulo, aramubwira ati Sawuli Sawuli urandenganyiriza iki? Ati se urinde mwami? Ati ndi Yesu urenganya. Ase twahuriye he? Ati urenganya bariya ni giye uburwanya itorero rya Kristo n'umubiri we. No mu gihe rero ngarirwanya, arimo ararwanya ukuri kw'Imana ishaka, kugira ngo ibintu birangire bishwanyuke. Noneho icya kabiri, gushyiraho leta imwe. Leta si bundi bivuze iki? Ubutware. Ni ukuvuga ngo nibwo bw'enforcing amategeko, ibyo uri ashaka na gahunda afite. Hatariho leta imwe, nari nabikubwiye nti haribwo ushobora gukora ikintu mu Rwanda, muri Kenya ntigikore. Nigeze gutanga ku karere, ariko noneho bizaba bivuga ngo igikozwe ku isi yose kiza abantu bari ku isi yose nk'umubumbe bazagomba kubikurikiza. Nicyo leta imwe bivuze. Nk'urugero rw'uko ubu ngubu bya covid byakwira isi yose, kuko leta y'isi yose irakora cyakorera mu ibanga ya ONU, ntabwo yari yajya ku mugaragaro, ariko burya niyo nigiye kwiyuburura igari igiye ku mugaragaro. Nkwereka minisiteri ishinzwe ubuzima uburyo itegeka isi yose, kababwira ngo mukore ibiri mu Budage, ibiri mu Burayi, ibiri muri Amerika, amabwiriza ya covid akaba yageze hano. Urugero nkweretse buro bigiye kuba ku isi yose, kibwirizwa ku isi yose, twese kitugereho. Kandi ntabwo byakunda guverinoma atari imwe. Yes. Hanyuma ibi birebana no guhindura identite yawe no gukura imipaka, no kutwicamo imitwe kugira ngo byorohe. Biriya cyitekerezo cyo kurwana ishyaka ryo kuba mu gihugu kibanze kituvemo. Kagwe nk'urugero, ngiye urugero hano rwa hafi, bano bantu b'abanyamurenge bari bafite ishyaka rikomeye cyane, biyise n'amazina ngo ni Gumino, ngo twirwaneho. Bari hariya bararwana ngo babe mu gihugu, kandi ibyo koko nta wabibaseka. Ariko iyo bafashe bamwe bagenda bakuru batwara muri Amerika, abandi batwara hehe, ugasanga bakoze ibiterane byabo, babyina byo gusirimba, babyina bavuga bati ubuhanuzi bukamanuka, ngo ugiye kugenda Canada, ugiye kugenda. Ugasanga abasore igihugu bagiteye umugongo, barareba he i Buraya bagiye kujya. Noneho abagore imyaka bamara hariya mu ntuza mu nkame muki bategera basirimura, ugasanga iminsi mike nyine n'ibyo bwa buzima bwabaga mu nkaraburetse ashaka kujya gukaraba kuba mu mujyi. Rero rwose umuntu waje yarantelefone ramwe atani ibintu byarahindutse. Tebe abagore baragiraga inka, baragiraga inyana, bafataga babaga bicaye ku ruhimbi, ubu baratwara mu modoka. Urumye bavuze batyo, wa muntu umutoya n'undi bwishisha avuga ati aho ni nk'ijuru. Iwabo akaba hateye umugongo kandi arahanze, kandi iwabo ni kavukire, ni amahoro, no habahaga ishema no kubaho. Ari n'undi mugabo w'inshuti yanjye uba muri Australia arambwira ati jewe navuye iwacu nta kintu nari mzi gukora, we ni umusaza arakuze, abana be cyakora ntibakimenya n'ikinyarwanda, bivugira icyongereza baraho, ntakimenya ikinyamurenge. Nuko arambwira ati yewe nagize ibibazo, ati nahangaha darahageze, ati nta wundi mwuga nari nzi kuragira, ati none ndiricari abana bo bashobora kumfasha n'andi mafaranga y'ubuntu, ati nagushishije naje nagiye gusaba akazi, ati njya ku muzungu, ati ndamusuhuza, arambwira ngo nindebe ku ruhande ngo ninsuhuze n'imbwa ye, ati ndababaye umuntu ari ndi umugabo mfite inka zanjye, none ngezeho nsuhuza imbwa.
urumva neza uraje kumusuza ati shosuza n'iriya mbwa yanjye urumva ni ibintu umuco we ntabimenyereye ariko urumva birimo we biramujena ariko abandi bazabimenyera bazumva ko nta kibazo ni bamwe uti niko kutwangiza mu mutwe mu kutwambura identity yacu ndetse no gukura imipaka kwitondera ikintu runaka meze n'inyameze ubwo n'urugero nk'ayo rwa hafi ariko hari n'ibindi gusa bari abantu bava muri za Afghanistan aho ukuntu bahuze muri Afghanistan abatalibani baje ku buryo abantu basimbaga bashaka no gufata indege iri mu kirere bahunga iwabo kavukire barajya heza abava muri Syria abajya hehe ejo nabonye abantu b'abagore babapasize bavuga ngo bafite inda mu mutwe b'impunzi baboza nk'aboza inka ngo ntabwo twamwakwemera kwinjira mu gihugu cyacu utabanje kubuhagira ngo kandi tugomba bakabagura ubusa babashyira ku murongo baboza hanyuma pasa kuba dusobekiye ahangaha ni iyihe nama wagira abantu bakurikiye nk'ibi bintu turimo turumva ahangaha abantu bakora iki abantu bitware gute bigende gute icyo nakubwira jewe amagambo Yesu yavuze tuyumve muri Luka 21 iyo umanutse kuri uwo murongo nyine ujya ku murongo waza makumyabiri kwasoma harahavuga ngo kandi hasi amahanga azababara abantu bazagushwa gihumura n'ibigiye kuba ngo ariko mwihangane ku murongo wa 35 harahavuga ngo 31 haravuga ngo isi n'ijuru bizashira ngo ariko amagambo yanjye ntazashira arangije aravuga ati kandi uwo munsi mwitegure mwe kuzagwa ivutu kandi mwe kuzagira mute mwe gukubwa n'aya maganya y'iyi si kugira ngo uwo munsi utazabageraho nk'umutego kuko uwo munsi uzagera ku bantu bose umeze nk'umutego bashibukana nuko rero ngo kugira ngo muzashobore guhagarara mu maso y'umwana w'intama mudakozwe n'isoni muzashobore guhagarara imbere y'umwana w'umuntu mwe kuzakorwa n'isoni ngo ibi bintu biratuganisha kuri hahandi ho kuza kwa Yesu Kristo uje kuza gushyira iherezo kuri ibi nkuko tubara mu buhanuzi bwa Daniel igice cyaho cya 4 cya 2 umurongo wa 44 nibyo bigiye kubaho Yesu azi ni uzaza guvanaho ibi bintu Satani akora ahubwo tubwira abantu ngo bahungire muri Kristo bamwizere kugira ngo naza iriya si nshya y'amahoro Imana yaduteguriye yaturemye abangaba bashaka kutwangisha no kutuyobya tuzashobore kuyijyamo tuyituremo kandi bizabuka tuzabaho iteka ryose abantu bave mu byo bamenyereye tugomba kuba ku isi tukaba tukarongora tugasaza tugapfa no si bimaze gupfa ibyo biba bigiye kandi Imana ngo uzabaho iteka ryose uri muzima n'abawe wabonye bazabaho iteka ryose kuko abantu batishimira kuzabaho iteka ryose ari bazima icyo bita everlasting life kubaho by'iteka ryose uri muzima uri mu mahoro uri munezero ntangire ubu tuba turaho niyo burya uburwara za diabete byaki ugasanga ufite amafaranga nta kunejeje kuki abantu ibintu babaye hariho inzira yindi yo kuzabaho tunezerewe bayumvise kandi ko bivugwa n'Imana yaturemye bikaba mu gitabo cya Bibiliya agatsinda igitabo barakireba ngo ibyo byanditswe n'abantu ngo ni iby'abaroma ngo Yesu yahimbwe n'abaromani ugasanga ibintu biraho ugasanga umuntu yemeye ibyo bintu kandi atabanje no kumenya aho byaturutse n'uwabivuze n'uwabihimbye uwo ari we urumva ahubwo ikibazo gihari kuki bemera iby'abandi banditse ibi bya Bibiliya ntibabyemere no kubera iki buriya ni Satani uba arimo Satani bajya mu bantu bakanga iby'ukuri none se ibi biri ngiye kwisoma nta nushobora kwisoma ngo yumve n'abari babihakana ntibaba bayizi ariko bafata ibintu hejuru kuko batabyumvise batabishoboye bakabikurikira ariko sinabarenganya kuko nabwo ariko bose bazizera ubutumwa bwiza iyo byahanuwe kuva kera Satani agomba kugira abo yisasira none si inzira y'igihogere Yesu yahanuye si iyo ngiyo nyine tureba abayinyuramo ni benshi kandi barajya mu irimbukiro inzira ijya mu bugingo buhoraho irafunganye kandi iraruhije yewe n'abayinyuramo ni bake ubwo niko bimeze ariko nabwira abantu bazumva kino kiganiro kugira ngo bazaye mu bantu bamwe batomboye mu isi bazajya mu bwami bw'Imana amen Imana ibaha umugisha cyane hanyuma mu gusoza ndibwira ko mwatanga address kugira ngo n'uwagira n'ikindi kibazo yabaza yakwandika wenda kuri telefone hanyuma abatabishoboye bakandika n'ubundi kuri YouTube ko ikibazo mwabaza cyose twaganira na Pastor Musisi akagusubiza murakoze cyane murakoze cyane abazagira ibyo babazanda kuri biganiro butatuzabireba tujya kugira icyo tuvugana tuzaba tubasubize Imana ibaho umugisha ariko ubusanzwe kandi narabibonye abantu baranyandikira cyane n'ubu mashaka kuyumva umunyakanya no kujya kubasubiza
banyandikira kuri telefone nomero 0788506076. Iyo niyo nomero iri kuri WhatsApp, bayimpamagaraho, bayinyandikiraho. So muri ubwo buryo rero bikaba byiza. Abari muri diaspora bashyiraho 250, ariko babaje gushyira akamenyetso guteranya no bakandika 788506076. So rero Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ndifuza ko twazajya mu bwami bw'Imana twese. Ikitonderwa ikiganiro hari inyigisho ntanga ku rubuga rundi rwitwa Pastor Peter Musisi Official. Hari inyigisho cyane cyane zijyanye n'ubuyobe mpuzamadini. Mfite n'ikindi kiganiro cyitwa isi gushira ishyano, nabwo tujya tuvuga mu buryo bwateguwe tureba ahisigana n'ibirimo bikorwa. Naho twakura inyigisho. Kwiyandikishaho rero nabyo ni byiza. Nabararikira benshi kubikora. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo nta kindi sibyo kubasengera umugisha w'Imana. Mana yacu ikomeye, turagushimye uyu munsi mwiza matwongereye. Turakwinginze kugira ngo bane natwe, turakwinginze kugira ngo bane n'abera bose, turakwinginze kugira ngo bane n'abatuye isi bose. Ubu butumwa buzabe ubuhamya matwi yabo, babungure aboroheje n'abakomeye, abanyabwenge n'abaswa, kugira ngo bamenye ko isi uko iteye uku n'ibiyiriho ubwabyo ari ibimenyetso byo kurangira kwayo, maze batekereze ubuhungiraho buri. Ntabwo tuzahungira kuri Marsi cyangwa kuri Jupiter nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo duhungira mu mwami wacu Yesu Kristo uzahindura iyi si kuba nshya, byaba ngombwa twari dutura amaze kwivana amaboko ya Satani. Nuko rero mwami wanjye ushimwe ku mbabazi zawe, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo mwami wacu, amen. Murakoze Pastor, Imana ibahe umugisha cyane. Reka dufate umwanya dushimira wowe wari kuri iki kiganiro, kandi tugusaba kugira ngo dufashe gusharinga ubutumwa ku nshuti zawe, ku bavandimwe, kugira ngo abantu bakomeze kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi abantu barusheho gusanga Imana, kuko niho ubukiriro bw'abantu bose cyangwa ikiremwa muntu buri. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom shalom. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo